Nadine aributswa gukoresha inguzanyo icyo yayisabiye. Hagati aho ikibazo cy'abana bo kwa Pascal cyagejejwe ku rundi rwego. N'urunana. Urya se ni wowe unshaka busho? Ni igihe ugushaka rwose, inshuti y'umuryango. Waramutse ariko? Waramutse. Bwakeye nawe Stefa? Mwaramutse neza. Wari utangiye kwibaza abo bafundi babyutse baza kubaka iwawe mutavuganye se? Cyane da. Nige na Stefano twigiriye mu kazi. Ariko nshatse guca hano rwose ngo mubwire ikibazo cy'abana ba Pascal na mukobwa Jana. Kaho rero mana yanjye. Uyu munsi se nanaho bibyende mwuka byaramo. Baherutse kubandegera bibye inanasi z'abandi, ndababwira nti nimwongera rwose nzabahana. Yewe uyu munsi ntawe bibye. Ariko urabona ko arizo nzira rero baganamo. None se abana batiga, urumva bategerezamo iki kindi rwose uretse kuba utugegera turi aho ngaho gusa. Ibisambo rubeba ahubwo. Mwana utiga atangira ari akagegera, ejo akaba igisambo, ejo bundi usanga yabaye ibandi ryarindi ritobora amazu. Uyu muryango rwose nawo umaze kumbera inkwa mu kirenge neza neza. Buriya koko Pascal na mukobwa Jana barabura iki ngo bajyana abana babo mu ishuri koko? Dore ejo bundi nabasanze ku mugezi ngo bagiye kuroba amafi wo kagira Imana we ngo nzari biba yabishe. Ye baba we, ngaho nawe mbwira koko Muzara na Kazehe bagiye mu mugezi wa Nyarurembo koko ngo bagiye kuroba? Ese nka buriya ababyeyi babo koko nta nubwo batinya ko bari abana banagwamo? Ariko shaho uravuga wo ibyo se barabyumva. Ubwo gero ko basiga aho ngaho byarananiye rwose bashyira kuri moto turazamuka. Nitugeze mu rugo iwabo simbwiye nyina nti ese nk'ubu abana baguye muri uriya mugezi koko birirwamo wavuga iki wabwira abana iki? Uzi ukuntu yasubije ngo niba ari ibigoryi bitazi ubwenge bizagende bigwemo. Nyumvira nawe igisubizo cy'umuntu umubye. Se wumva gushaka gukangisha mukobwa Jana ngo abana bagwa mu mugezi koko? Bari abantu rwose sinzi uko bameze pe. Uzi ko wagira ngo ubuzima bw'abana babo nta kintu bubabwiye neza neza. Aha, kagize icyo bababwira se koko batinyutse gukura abana mu ishuri muri iki gihe. Ariko gukura abana mu ishuri rwose byo ntago nshobora kubyihanganira habe namba. Ubwo se naba ndi inshuti y'umuryango nyabaki koko idashobora guhagarara ku burenganzira bw'umwana wakuwe mu ishuri. Yewe uranteye. Nge nka parasosho naragerageje pe. Ndagerageza biranga. Hasigaye rero nawe nk'inshuti y'umuryango rwose no gushyiraho akaho kareba uko bigenda. Ariko ubundi bushobo ndakumva. Nkamwe b'abayobozi mwazabyizeho rwose uriya muryango mukawirukana Nyarurembo. Utiki? Kwasa n'icyo gisubizo. Bakajya heze. Bagasubira iyo baje baturutse. None se abantu bazakomeza bahesha isura mbi umudugudu wacu murebera muri aho ngabo. Iki ni ikiryo nanjye nkaba umuryi. Ariko ni mbere yuko ndya. Hari icyo nagiye kukubaza Nadi. Ko mbona wateguye nk'uwitegura umunsi mukuru. Habaye iki gituma unumira ugatubira na Patrick ngo tuze gusangirira iwawe? Nyine nimwe gusa se n'ubwo natumiye. Ngaho. Mwe nabwe na Rufonso nuko we yantengushe ntazi. Ku mugani wa mugeni noneho ndumva ari birori twajemo. Sha si ibirori. Ariko nyine nakano nateguye ngo mbashimire ko muri abagaciro ku buzima bwanjye. Wenda Patrick yakubyara umwana byakumvikana. Ariko se nkanjye na Rufonso twagukora iki kidasanzwe ku buryo wateka neza gutya ngo tuze udushimire Nadi. Buriya Rufonso kugira ngo mbone aya mafaranga yaramfashije cyane ku buryo utabyumva. Uzi ko ari wanyandikiye umushinga kubona utangiza kugeza ngushyize mu nyandiko atanje n'ikiceri cy'ijana. Wowe rero homana urabizi ko ntago njye mbona uko nkuvuga pe. Nadi ndakumva. Ntumbwire ko watetse gutya ngo wishimire ko wabonye inguzanyo. Ako mujye wabona amafaranga bikarangira gutya koko utaguzemo akavuga ngo usange n'abavandimwe n'inshuti. Nadi wumbabaje pe. Nukuri wumbabaje. Kirazira kikaziririzwa. Nta muntu utangira kwinezeza mu nguzanyo ataratangira kuyikoresha icyo yisabiye. Ariko nawe urashaka kwabya mujye. Gute se? Yego n'iby'inguzanyo ugomba gukoresha icyo wayisabiye. Ariko nawe ntabwo wafata amafaranga unanirwa kubanza kuyasogongera ngo wumve uko ameze. Hanze wishwa na dini urumva? Ntabwo mushuka. Inguzanyo yabonye niyo gukora ubucuruzi. Natangira se kwiguramo inyama n'umuceri, ejo amafaranga akabarashira adakoze icyo yasabiye, igihe cyo kwishyura zishyura iki? Ndabyumva mujye. Kuko no ku kagari barabimbwira mu nguzanyo niyo gukora icyo nayisabiye ngo siyo kwinezeza. None wowe wanje kwinezeza mbere yo kwikoresha ngo ikubyarire inyungu. Ariko se mujye bose kwigura akanyama n'agaceri koko nakabije mujye. Oya. Nta ntukakabye. Allo?
how are you? I'm good. Mwebwe mumeze mute Titire? Uti? Umbwiye ngo iki yagiye? Ntimwiriweho? Kunsuza byo nabyumvise kandi nakwikirije ahubwo unyise ngo Titirere. Gusa Titirere bigarutse bite ko mbiheruka kera cyane? Ubwo nagashya nyine ngukoreye. Ntuzi ko iminsi kangwa no kwereka agashya se? Yewe, ntubeshye koko nagashya. Nawe surakomeye. Andi makuru yawe. Aya makuru ni meza. Ariko ndumva nta muraro ufite habaye iki? Ko njye numva nyifite se. Wapi rwose ndumva nta kigenda. Urananiwe cyane. Kandi nagiye mu rugo kuruhuka. Ubwo rero urahaze cyane. Cyangwa se nguhamagaye utangiye gusinzira kuko rwose ndumva morale iri hasi cyane. Ntawamenya. Kuhigima se ndabeshya. Ntabwo nyishimiye rwose nk'ibisanzwe. Umuntu se yakwishima ibihe byose kiri? Kwishima ni itegeko ry'ubuzima. Ugomba gukora ibishoboka byose ugahora wishimye. Mwisi ntabwo bikunda pe. Haraho bigera umuntu akaba agomba kwituriza gusa. Ko kwituriza kwawe niko kwatumye ubura. Umaze iminsi unyihisha ndumva ntanaguheruka. Ubwo nuko utanshatse iyo nshaka wari kumbona pe. Utambeshye se? None se ko ntimutse cyangwa ngo mva aho wamboneraga urumva twavuga ko byatewe n'iki? Cyangwa shana nararangaye abandi basore batezamo none utangiye kunyibagirwa. Abasore bava hese kandi? Nuko rero gira uboneke ndumva nanakukumbuye. Keretse bibaye ari ubuto bwanjye butuma ntagaragara. Naho kuba mpari bwo rwose ndahari sinzi impamvu utambona. Iyi weekend surahari tuzabonane. Yewe nta kibazo ndahari. Ubwo igisigaye ni ukumenya ahubwo aho tuzabonanira. Okay, reka nzaze gufata mu rugo tugende tuganira aho tuzasohokera. Yewe ntabwo ari ngombwa kuza kumfata mu rugo. Mbwira aho tuzahurira ahubwo nzahagusanga. Kuki se udashaka nza kugufata mu rugo wagi? Ninde utinya ko yatubonana? Ubu se nshaka sinakwigendera umuganda wanjye singutanze na di. Yego ko ariko ubanza nyenzi waje aciriye ku kababida. Aya Nadine, niba yaje adumutse rwose akazamaza akanya da. Igihe cyo kugasubiramo ni iki? Yego ratamuje. None se yamaye nagutumye ntacyo wanzaniye Patrick. Ye baba we. Mbega ngo ndarya inyama nkibagirwa icyanzanye cy'ingenzi nyamukuru. Uzi ko ndari nyisubije na di. Akira ahubwo. Mereza. Iyi telefone se? Ngiyi muje. Gusa ugiye kugura indi telefone y'iki kandi ufite wari usanganywe na di. Ubu si matushe nawe uragira ngo ni telefone muje. Ngomba gutunga touch screen. Nanjye nkajya nifotora nkashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga. Ngoza n'amafaranga ngende burije na di. Uragira ngo mabuja nsomere. Rero nubwo wanaguze umuceri n'akaboga ariko amafaranga sindayazana ko jero nari mfite. Sinzi niba utaza kugaruka nimugora rero unavuye kubikuza. Ibyo se hari ikibazo? Niba wayishimye yigumana ushyiremo na simukadi. Nyiro ndamubwira ko amafaranga nzayamuhejo. None se Nadine, Karame, amafaranga uvuga ujya kwikuza ukabona kwishyura telefone ni ayahe? Ari ay'inguzanyo. Nashaka kubanza nkagoma agatelefone keza k'icyotsi imbere y'ibindi byose. Nadine ko numva ntiyagenda mwana wa mama. Ariko se wowe ubaye amafaranga urabona uzayakoresha ukabyara andi akishyura ukanunguka koko? Ariko ko umuco intege azabuzwa n'iki guhora ngo atere imbere abantu mwabaye muti? Azakoresha iki se? Deba acyumva byonyine ko yemera inguzanyo gusa. Yayisagura inyama araduhamaga ngo tuze turye hataracakabira giye kuguramo na telefone. Ubwo se azajya gutanga umushinga asigaranye iki? Nise wamuretse. Patiri bishuka undi mwana. None se ko ntayo nanywereye ubwo no kwigurira agatelefone keza nibibi muje. Oya Nadine. None se utegura umushinga atanze ku kagari. Telefone iri mu byo wavuze ko uzagura n'ubu n'inguzanyo. Oya. Ariko ipima cy'ubundi arihengwa twongera kandi Stefa. Amasaha yageze aha ngaha ugira ngo uramubona kwaba nyaruka. Cyakora akabari karakundwa mana yanjye. Ubu abantu bose baba kuye amafaranga. Ariko bushombe nawe urasetsa kuko. Nsetsa gute? Wese ko wakajemo ayo kunywera wayakuye. Yewe shashako so kwitera icyuma ngira ngo yabyoroke. Epima komera cyane komera musaza komera. Ariko abagabo batajya bajya mu kabari baransetsa ko usohoza mu kabari urambwira ko atari ubwa mbere akajemo. Ariko Stefa Pascal nuvuga ngo ntamenyereye akabari koko twongere kwikera icya gisazi bushobo sha ndumvije ari nk'iriye nuko ameze nko hanze nyine. Haguruka twigendere sinshaka ko bya bigambo byacyo kiza kubihuragura hano. Aya Stefa nawe ntugakabye ntabwo twatse inzoga twakoze ngo nuko Pascal aje turamuhunga se twagize gute? Ariko si bigambo kiba gihuragura iyo kije aho ndi bushobo. Noneho bigahuhuka iyo atangiye gushyiramo bya biririmbo bye bitagira umutwe n'ikibuno. Akomureke wamureze se akivugira si ukuvuga gusa hari icyo yagukoraho kindi se. Epima
ubu rero ngiye kuririmbira abantu bawe abashaka umuziki bigere hino maze basabe bashaka mwese unyumvire ngeharebe ntacyo ubu rero indirimbo ngiye kubaririmbira murajya musubiramo agahera sibyo yego ngiye kubabwira inkuru y'umwami wari umutindi yakundaga abagore cyane aza no gutwara umugore w'umugaragu we umugore aramutwara amubyaraho abana babiri b'impanga umugaragu nyuma gato aza gucudika n'umugore w'uwo mwami none umwami yarafushye nibadatabara ashobora kwica umugore we aha isomo rero riri muri iyi ndirimbo ni ukuvuga ngo kuki utinyuka gukorera mugenzi wawe ikintu wowe utakwifuza ko bagukorera wazi ibyo wamushenze abantu ukareka abantu bakinywera inzoga bakurekere ibyo birimbo byawe wabijyanye ku gasozi kandi cyoroshye se nk'uwamennye mabiri reya sha umunaniro se ntuwuzi ko ari nk'umusemburo byose birasindisha amva uwakurebera inyuma yabona warihamije bya nyabyo amaso yaremereye wagira ngo waraye inkera shakiri niba hari ikintu sheri wawe afite ni akazi ndi gukora nkageraho nkumva nifitiye impuhwe pe cyagenze bitetse kuki ufite akazi kenshi hari abarimu batagarutse none mukamuri gukora akanyu n'akabo ubu se ntuzi igihe naziye sheri ntuzi ko uburwayi bwari bwaramejeje mu rugo none se aho uziye wigisha amasaha abiri abandi bigisha imwe ntigisha nk'uko abandi bigisha ariko kuko ntigeze integura iyo abandi bagiye kwiruhukira nibwo njya gutegura harya ubwo ngo kugira ngo wigishe uba ugomba no gutegura none se wakwigisha icyo utateguye none se ubwo ntubuzi ibyo ugomba kwigisha abanyeshuri ni ngombwa kubanza kubisubiramo boshye utiyizeye wowe wadukoranye ntabwo wamara icyumweru hariya noneho ku bwa diregiteri Noruberi we aho gusanga wigisha utateguye ibidanago byaruta ugategura ibidanago neza washaka kwigisha ukabireka nka ibidanago none bikimwe ukagira imana reka nkwihorero nyibwirira amakuru yawe ubundi ko utari umwarimu ndakubwira iby'abarimu ngo ubigire ute sha amakuru yanjye nasanzwe sha nanjye ndaho ariko nyine urukumbuzi ruba ari rwose wumve ngo nubwo mba nataye umutwe gutya ariko mu mutwe mba ndi kukwitekerereza sha si wowe gusa nanjye aho mba ndi mu kazi mba ngutekerezaho rwose none sekiri ko numva ashaka ko wikendi wangabanyiriza ku munaniro n'umujagararo maranye iki cyumweru koko ese ushaka ko nzakujyana muri siporo reya siporo se sha nayo ntacyo wenda twayikorana ariko cyane cyane ndashaka ko tuzaba turi kumwe wikendi yose tuganira twishimye dukina nkumva ko nashira uyu munaniro pe shaka kandi ko numva hari umuntu dufitanye gahunda ra ndumva bitakunda rwose none se nje kuwa gatanu ukajya kureba umuntu kuwa gatandatu mu gitondo byatuma udataha ngo usange mu rugo no ku cyumweru twirirwane sorry ahubwo ndibekesha iyo weekend ntabwo nzaba ndi naho Nyarurembo nzajya mu mujyi kiri nawe usigaye ubeshya iyi weekend uzajya mu mujyi ntuzaba uhari ufitanye gahunda n'undi muntu ubwo se ndamenya ikiri ukuri ari ikihe ikiri ikinyoma nacyo ari iki koko umugambi waribanze umupfubanye arakora iki ngo Chris yemera ibyo amusaba ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda mukayikurikira kuri radio disc wa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico urunana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru.
icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri radiyo 10. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.